nshuti zanjye, reka tuganire uyu munsi ku ijambo ryahindura ubuzima bwawe. Nshuti yanjye, irinde kwihenura ku bantu cyangwa se wirinde kwirata ku bantu kubera yuko hari icyo ubarusha, kubera uyu munsi ushobora kuba utunze ikintu urusha undi, ariko ejo ukaba cya kintu wishingikizagaho utakigifite. Rero niyo mpamvu niba ufite icyo urusha mugenzi wawe, wikikoresha umwirata, ahubwo gikoreshe neza ku buryo mugenzi wawe bitamubangamira. Naho nuramuka ufite icyo ufite ukagikoresha wirata ku bandi cyangwa se ubiyemera, urugero nk'abasore bakunda kwiyemera ngo bafite ibintu runaka batabifite, ejo yakunda n'umukobwa amukurikiyeho bya bintu yamwiyemeyeho amugaragariza, hanyuma akabibura, ikiba ni uko wa mukobwa ahita agira ute amwanga. Rero nshuti yanjye, menya kunyurwa n'utwo ufite, wirinde kwiyemera ngo ufite ibintu runaka kandi utabifite. Ibyo bizagufasha kugira inshuti kandi igukunde, ikuzi neza, bizagufasha kuba wabana neza n'inshuti zawe. Murakoze, duhe subscribe kandi duhe na comment, dukore na share. Turabakunda cyane, tuzajya tubagezaho andi magambo menshi cyane yagufasha mu buzima bwawe. Thank you so much.